Alo, Halo, saba bite? sawa. Umeze neza? Ndashima Imana kabisa. Nakwandikiye kuri WhatsApp ko utasubije. Ubwo hari ukuntu message ziba zaje, nimba wanyandikiye kuri ya yindi y'akazi, hari ukuntu message ziza zikaba nyine nkazigenda zisubiza bitewe n'umwanya. Okay, nakwandikiye. Naragukunze mwana yanjye. Mva. Murakoze mama. Murakoze nukuri. Wifashe nka brags. Brage? Brage gute? Ni nkaho bisanzwe. Ruzi si ibintu bisanzwe, se hari ukuntu umuntu nyine agukunda umufana cyangwa icyo akaba yawe. Ni byiza rwose, nanjye ndashimye murakoze. Oya, ushaka kumbera boyfriend. Boyfriend? Yego. Ko nta mafaranga ngira? Ikibazo ni amafaranga sheri. Biriya bintu bisaba amafaranga by'aba boyfriend n'aba girlfriend. Oya, amafaranga ntashakwa. Ikibazo ntabwo ari amafaranga, twazayashaka. Igihe bihinduka bikaba ngombwa ko ari umwe yashaka. Oya. Njye nawe twazashakana kuri naragukunze, nkunda uburyo uteye, nkunda mbese nkunda taye yawe. Mwarakoze. Oya mbabara please, wifata nkaho bisanzwe. Njye naragukunze ubyumve. Uri serious se? Seriye pe. Ariko tukabiganiraho nk'undi mwanya dutuje twese. Mbabara nyumva pe. Niko. Uko umutima wanjye ndumva nta kuntu umeze. Kakanya uramutse umbwiye ko unkunze nanjye byanezeza cyane. Amafaranga ntashakwa. None se nkubwiye ngo ndagukunze. Byaba bihagije gute? Urukundo ni rwa mbere. Amafaranga twazashaka nyuma. Amafaranga twazashaka nyuma? Yego, nukuri pe byumve ko ngukunda, narashize mbese. Ibyo bintu rero nta muntu ujya wanga umuntu amukunda. Ariko numva byaba byiza ko twabiganiraho wabitekerejeho neza. Hari igihe wenda ari nk'ikintu uba ubonye ukumva byiyumvishemo gutyo. Tukazabanza tukaganira, ukabanza ugatekereza neza. Nanjye ugatekereza ku byo nakubwiye. Ese gutambaje n'izina? Ntabwo wambaje ngo nitwa nde? Nari ngiye kuri kubaza nuko nabonye kuri nimero na